Ikiguzi cy'umunezero season ya 3 episode ya 9. Mu gice giheruka David yarashingiye iduka rinini, gusa Rosine yarahangayikishijwe nuko ashobora kuburira nyina mu bucuruzi. Ese amaherezo azaba yahe? Reka twumve ibyakurikiye. Rosine yakomeje guhangayikishwa nuko ashobora kuzaburira nyina mu bucuruzi, ariko nyuma agenda abona ko nta yandi mahitamo afite. Rosine yakomeje kwiga ashyizeho umwete, maze ibyo biza kumuhesha amanota meza yatumye yimukira mu mwaka wa 4 w'amashuri yisumbuye. Yakomeje kwiga ku kigo n'ubundi yari yaratangiriyeho, maze mu ntangiriro z'umwaka mushya ku kigo yigagaho hagenda haza abanyeshuri bashya. Kuko benshi bari muri iryo shuri bari baziranye, wasangaga bishyize mu dutsiko, naho abashya bakisanga basigaye bonyine. No mu kwicara benshi bicaranye nabo baziranye. Umwarimu wari usanzwe ushinzwe iryo shuri yaje kubona ko abo bana bari kwironda, nuko abari bubicaza biza kurangira rero Rosine yicarijwe hamwe n'umwana w'umuhungu. Uwo mwana yasaga naho atisanzuye ku bandi, kandi koko byari mu gihe kuko yari mushya, yari umwe mu bita abaruru. Rosine ariko yagerageje gutuma uwo mwana yisanzura, maze ubwo mwarimu yarasohotse Rosine abwira umwana w'umuhungu wari mu kigero kimwe ati, Amakuru, ko mbona utisanzuye? Nijye uri kuvugisha? Yego ni wowe, kubera iki se? Ni ukubera ko nzi ko ndi umururu, bityo kwamvugisha yaba yitesheje agaciro. Oya siko bimeze. Jye nitwa Rosine, wowe witwa nde? Jye nitwa Nelson. Nelson, nishimiye kujya nicarana nawe. Ndizera ko uzambera inshuti nziza cyane. Jye ahubwo ntiwakumva ko nishimiye kwicarana nawe. Kubera iki se kandi Nelson? Muri iri shuri ryose ntawe muhuje ubwitonzi ndetse n'ubugwaneza. Ariko ubwo koko ntubeshye Nelson, none se ko ari bwo ukibamenya, ubwiwe n'iki ko nta n'abandusha ubwitonzi? Nubwo ndi mushya, ariko maze umwanya utari muto nitegereza kandi numva ibiganiro byabo. Abitonde rero nababonye. Nelson, uretse kubafata uko babona, maze uzabanza ubamenye. Wibuke ko uri mushya. Uko ubabona ushobora gusanga ari nako nawe bakubona. Kugeza ubu twese turasa naho tutaramenyana. Gusa uko umunsi uzagenda usimbura undi, niko natwe tuzagenda turushaho kumenyana. Uzisanga aba banyeshuri bose ubona aha ari inshuti zawe nziza. Nuko byagenda nk'uko bivuze, niwe uzajya uza ku mwanya wa mbere. Ntabwo nzigera nibagirwa ko ari wo mukobwa twavuganye nkigera muri iki kigo. Kandi uko nkubona ushobora no kuba uri umuhanga pe. Nelson, ntabwo ndi umuhanga, ariko nifuza kuba umuhanga. Ubwo rero niba nawe arizo ntego zawe, tuzafatanya dusobanurirane, maze bitume tugera ku ntego zacu, arizo kubona amanota meza. Ubwo bakomeje kuganira, maze baza no kujya mu karuhuko ka saa 4. Bakomeje kugendana, bakagenda baganira ari nako bazenguruka icyo kigo. Rosine yageragezaga kugenda amusobanurira ibijyanye n'icyo kigo. Rosine akagira ati, iki kigo ubona gifite amateka menshi. Reka, amateka bwoko ki se? Iki kigo gikunda gutsindisha abanyeshuri cyane, kandi abenshi baza mu cyiciro cya mbere. Noneho nje mu ntiti. Dufite abarimu b'abahanga cyane, ariko abarimu bonyine ntibatuma ub'intiti. Ahubwo badutoza gusoma ibitabo byinshi, kwandika ibyacu ndetse no gukora ubushakashatsi. Batubwira ko mu gihe hari ibintu umwarimu atwigishije tukumva atari ko tubyumva, mbere y'uko tumubwira ibyo dutekereza twakagombye gukora ubushakashatsi, maze tukabwifashisha tugaragaza ibitekerezo byacu, kandi tukabikora mu kinyabupfura. Ibyo rero byagiye bituma turushaho gukunda gusoma ndetse no kwiga, kuko bituma twunguka ubumenyi bwinshi. Ndumva iki kigo kidasanzwe. Wenda niko byumvikana, ariko ntibivuze ko abanyeshuri bose batsinda. Ubwo se hari abatsindwa koko? Yego, hari abatsindwa rwose. Nk'uko iyo umuntu ari gutyaza umupanga cyangwa icyuma kigondamika, agikoza hirya no hino kandi icyuma ntikibyinubire, ni nako natwe tugomba kumera mu gihe dushaka ubumenyi koko. Wenda niba umwarimu aduhaye imyitozo tukabona irakomeye, ntituvuge ko tutagomba kuyikora, ahubwo tukagerageza uko dushoboye. Wenda ikatunanira ariko basi twagerageje kuyikora. Ariko rero hari umusore uri kutwitegereza cyane. Nakomeje kubona dukurikiza amaso kuva twasohoka.
aho ntiyaba ari umukunzi wawe? Ari he? Hariya hakurya iruhande rw'ikigega cy'amazi. Uriya ni inshuti yanjye yitwa Jack. Ni inshuti yawe cyangwa ni umukunzi wawe? Ni inshuti yanjye bisanzwe. None se yahereye kare atwitegereza? Yego yahereye kare kuko twasohotse ahagaze hirya y'ishuri ryacu. Yasaga n'afite umuntu ategereje. Sinigeze mubona. Reka tube twegera ishuri kuko ubu bagiye gusona ngo twinjire. Nyumva akadomo rwa. Nk'uko Nelson yari amaze kubwira Rosine, koko Jack yari yahereye kare yitegereza Rosine n'uwo musore mugenzi we wari mushya kuri icyo kigo. Rosine na Nelson baje kwinjira, gusa nyuma ya saa yine nta mwarimu wigeze uza kubigisha. Bamwe bafashe ibitabo batangira kwisomera inkuru zari zibyanditsemo, naho abandi bababonye akanya ko kwiganira birambuye. Rosine na Nelson nabo babonye ako kanya nk'umwanya babonye wo gukomeza kwiganirira. Rosine yaje kubaza uwo musore aho yigaga, maze undi arahamubwira. Ikigo yaramubwiye yari asanzwe acyumva kandi cyari ikigo cyiza cyane. Rosine rero yaje kubaza uwo musore impamvu yahinduye ikigo, maze Nelson aramubwira ati, impamvu yatumye mpindura ikigo sinkunda kwivuga kuko ntekereza ko wayumva wese yanseka. Kunteye amatsiko se Nelson? Iyo mpamvu yimbwire, kandi humura njye simuseka. Ubwo se niki cyanyemeza ko ibyo umbwira ko utari bunseka ari ukuri? Ntabwo nkubeshya rwose, ahubwo mbwira vuba amatsiko atarampitana. Rosie, navanywe ku kigo nigagaho n'urukundo. Ngo n'urukundo? Urukundo rwatumye uhindura ikigo rute? Mu by'ukuri kubyumva biragoye, gusa nibwo rwatumye mva ku kigo nigagaho. Niba ntakugoye se, wambwiye iyo nkuru y'urwo rukundo rwatumye uhindura ikigo? Rosie, ubwo nageraga kuri kiriya kigo nakubwiye, nahuriye n'undi mwana w'umukobwa mushya wari uje kwiga. Uwo mwana aritondaga, akagira urugwiro kandi akavuga neza ndetse yitonze. Yasekeraga buri wese kandi akabikorana urukundo. Uwo mwana rero naje kwisanga namukunzi. Ikibabaje ariko ni uko ntigeze ngira ubutwari bwo kubimubwira kugeza ubwo nabonye ko gukomeza kwiga ku kigo kimwe n'umukobwa nkunda kandi atabizi binaniye. Mbega ukuntu bibabaje. Kuki utabimubwiye se Nelson? Nangaga ko yambwira ko bitakunda kandi numvaga kubyakira byangora. Ikindi kandi cyancaga intege n'abahungu bamwirukagaho. Nabonaga abo basore bose nkabona ko byanze bikunze harimo uwo yahisemo, maze nkatekereza ko yaba agiye kunyumvira ubusa. Sha, ubutaha ntuzongere kwicwa n'ijambo nk'iryo. Ntuzi ko ngaho kunigwa n'ijambo wanigwa n'uribwiye? Nanjye sigereka, numvaga ntaho nahera mbimubwira. Ubwo se ababyeyi bawe bababwiye ko ari iyihe mpamvu uretse kuhiga? Kuko nabonaga ko nta mpamvu yumvikana nabona ntanga, ndetse mbabwira ko amasomo nshaka kuziga guhera mu mwaka wa 4 wayisumbuye aho nigaga ntayahari. Ni ukwihangana kuko ndumva ko waramukundaga cyane. Uwo munsi wabereye mwiza Rosine, ndetse umubera mugufi kubera inkuru nyinshi yakomezaga kubwirwa na Nelson. Yaje gutaha rero, nuko ageze iwabo abanza kureba icyo akora, ariko yari anagamije kwitinza kugira ngo arebe ko yaza kujya gusubira mu masomo wenda nyina aje. Gusa siko byagenze kuko yarinze arangiza ibyo yari ari gukora, nyina atarava ku kazi. Rosine yafashe akanya ajya gusubira mu byo yari yize uwo munsi, ari nako atekereza kuri nyina wari umaze iminsi asa naho umutima we wose yaweguriye ubucuruzi. Nyamara ibyo byari bitandukanye cyane n'ibyo yari yarasezeranyije umwana we mbere y'uko atangira gucuruza. Rosine ntiyari agisangira n'ababyeyi be, kuko akenshi bazaga yaryamye kandi akazinduka ajya ku ishuri. Icyakora mu gitondo bwo, hari igihe wenda yakubitanaga na nyina, nabwo yiruka ngo adasanga abakiriya bamucitse. Ubwo Rosine yari agitegereje ko nyina aza, yabaye agiye kuganira n'umukobwa wakoraga imirimo yo mu rugo iwabo, nyuma David nawe aza gutaha mbere y'uko umugore we ataha. Icyo gihe yasanze Rosine hafi y'igikoni aho yari arimo aganira n'uwo mukobwa, maze Rosine akimubona ahita amubaza aho asize nyina, maze undi aramubwira ati, mama winjiye aho akorera nsanga abakiriya baracyisukiranye, ariko nka nyuma y'isaha arabagezaho. Ubwo yavugaga ko mama Rosine aza kuhagera nyuma y'isaha, nyamara hari saa 3,
ni ukuvuga ko mama Rosine ari kuhagera saa yine, kandi na David ntiyarabyizeye neza kuko yaragereranije. Rosine yahise abwira uwo mugabo yitaga se ati, ndamutegereza rero. ufite ikihe kibazo gituma mutegereza? Ntabwo mperuka kuganira na mama, none rero ndifuza kuganira nawe, kandi rega ndanamukumbuye, mama sinkimubona. Rosie, mama wawe aba arimo ashakisha ikizagutunga ndetse n'amafaranga y'ishuri. Ubwo urumva atari ngombwa ko muri icyo gihe cyose akora? Mama Rosine yari yarabwiye David ko ibijyanye n'amafaranga y'ishuri yabimurekera kugira ngo nawe yumve ko hari uruhare atanga ku iterambere ry'urugo rwe. Ibi byatumaga mama Rosine akora cyane, uretse ko yari afite n'undi muntu wo mu muryango wamufashaga kwishyurira umwana minerivare, ndetse yanabikoraga na mbere y'uko abana na David. Rosine yakomeje kuganira na David amubwira ko ataryama mama we ataraza, aho yakomeje agira ati, ndamutegereza rero, kuko niba atanyeneye njye ndamukeneye. Rosie, jya kuryama, ejo nzamubwira atahe kare maze muganire, sibyo? Rosine yanze gusuzugura David, nuko ajya kuryama, ariko agezeyo yararize. Yarizwaga no kuba yari amaze igihe ataganira na nyina, kandi akaba yarabikeneye, ariko akabona ubusabe bwe bukomeza gusa no guteshwa agaciro. Nk'umwana uri mu kigero akeneyemo umubyeyi we cyane, yatangiye kumva yigunze, muri make yumva ari wenyine. Uyu mwana ngo atangiye kurizwa n'agahinda akiri muto se, aho bizamugwa amahoro. Naho ubutaha. Icyo gice mumaze kumva cyanditswe na Samuel Dushimimana, kinononsorwa na Dominique Kubwayo, yasomwe na Jessica Manzi Mugeni ndetse na Samuel Dushimimana. Amajwi yafashwe kandi atunganywa na Izerimana Fiacre. Tubibutse ko mu gihe inkuru iramutse igucitse, ushobora kujya kuri YouTube channel yacu yitwa Nyumva, hanyuma warangiza ugakora subscribe. Mwakoze kudutega amatwi. Nyumva _rw. Ntukicwe n'irungu.